nyishira Isiri siri nyicira Alo, nisitema uja yego iminsi myinshi asefi iyo unyanga uba wumva uri utekereza nta n'ukumvugisha aha ni wowe umpamagaye mpabuje none se amakuru gutari gake utambwira kuri gutekereza uriya mupfu wapfuye cyangwa uri gutekereza Bosco wo kuri botike aha mugira ibyo mukunda humura nyabungiye kujya kuri botike mukanyandaza kumukuvugishiriza ndeka ubwo ndamugusuriza ahubwo se mubwire ngo iki kashi wawe disi yewe muranakunda mubwire ngo iki ngo Fina aramukunda cyane cyangwa mubwiye kuri kumusuhuza se waje tukajyana ubundi uramutinya yewe ugira n'ibyo utinya urasi namutinya sawa ndaza kumukubwirira we reka kunyereza adatuma mbyibagirwa sawa Pio! 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 Pio ko ari kuninira bigeze hera ariko uyu muntu nzamukorera iki Pio ariko man ibintu Pio ariko nkorera koko arabizi namuhamagaye kuri telefone inimero zanze gucamo none dore bigeze isaha ngeze n'iwabo ari kwanga kumfata ndana ko manze yanze kunkingurira koko man Pio urampemukiye n'ukuri ariko ngiye kuzagira amafaranga ubukene ndimo nimara kubona amafaranga umva ninjye nawe uzaza ntaguhamagaye kangwihorere uzabibona kanigendere urabibona sawa nyishira Isiri siri nyicira akajisho nshire amarenga ese njyewe kubona ndi umwana njyewe naramubwira ubushobora nshaka kwinjiramo wowe uzamura neza ufatira ukazagwe agaciro cyo kubuzima nuko gukanuka gakora iki betuza nta kibazo azagira ako kanya muri kumwe wenda n'umunsi uzakurikiraho nibwo jyema nta mukobwa urabizi ko n'ukumva n'ibintu arimo arakora ugiye nshaka kugikwirira kugira ngo akageze n'ibintu byisigarura bivuze ngo iki kintu uzaba nicyo kukica ibyo bintu ukumva kwica umuntu niyo abantu bari inshuti baba bagomba kuba inshuti kandi mu byiza ndetse no mu bibi rero nzambwira ko utakiri inshuti yanjye ubundi umenye ko nyine utari inshuti yanjye turi inshuti pe ujya uretse turi inshuti nyine niba turi inshuti ugomba kumufasha ibintu byanjye bikajya mu ngora mutsindira ndetse n'uzamubona ntabwo ntabwo uzawufasha mbwira niba utazaba wishimiye ko ari kujerura ureba ariko wishimiye ko nyine nirirwa meze gutya tunabikoresha batwageze n'ikindi tuntu umva wundi we newaye cyane The sparks ignite, the edge of dawn breaks through the night, no fear within.
ese we ko watinze umva magazande hepfo mani banguka ndagutegereje gusa mvaga nagiye ntabwo nagiye ngwino banguka wirukanka uransanga sawa ibiti Shambani. singiye ndumva nifitiye ubwoba ni ukuri ubwo bw'ishyari shano tuhatuma turoroshye mbambwira ako ndandere si ubwibaze amfashe ngaho ibaze amfashe wewe umva ko ari ibintu byoroshye hari utuntu ugiye kudukora gutya uri bugende ni gake gutya ntabwo bigusaba gushyiramo byinshi ngo wenda ngaza ngo bizamara umwanya gake ahubwo kanze n'ipine n'akagororeza kabisa wowe ni ukumushyiramo gakeya gusa akazahita akabikora ntabwo wowe uzagusaba gukora ibintu byinshi bya danje wagira ngo ni ukubishyira mu ki umva icyo kunywa wowe uzagenda ukuntu twabivuganye ntabwo ariko ubundi twari turi busohokane ejo ariko se abantu ntibambone nganyumvira wowe wigira ubwo ngo mbwire kwakura ibintu twabikoze neza unubikurikiza nta kibazo na kimwe ubigira mbona warakaye mani ibi bintu ngenda ndabirambiwe nibwo ngo ndabirambiwe birambiwe iki sukari ubonye ibiki uzi warakaye n'isura biri kwigaragara ibyo ni ikintu nyereka ibintu ubona mbabwire simbona neza ari Deborah na Nuva na Bosco uri kumva nta kintu uri kumvamo none se kuba bari kumwe hari ikibazo ndiko nawe bisohokeye abana ngo bisohokeye nta n'isoni mani ubundi byose so wabiteye reba ubwa mbere nakubwiye ngo kari akashinzi kari akagoryo ubanza ukanakanyiciro none dorera nk'ibintu uba uri kunkorera wanyisangura inshuti yanjye ubwo si inshuti yanjye mu make iyo uba warakisha wowe byakunaniye kumwica iyo umwicira si wowe babaye umva mubwire basi ushaka kunshira amaraso ukigaramira njyewe basi bwa nyuma mfashe ndakwingira kari agakobwa tukica nako ngo uki mani umbabarira wa mukobwa we byarananiye bwa mbere bwa kabiri nibwo ndabishobora reka nawe wacu wishe njye kuba umunyabyaha bamfunga ndi kuzira amaraso se wundi wabaretse ibintu urimo ibikisi uri kwanga kumfasha ntabwo ari kwanga kugufasha nawe mbwira ngo ibintu ndabyanze ntabwo ndi bugufashe oya ntabwo ari kwanga kugufasha nawe ushyire mu mwanya wanjye kwica umuntu ariko ibaze kwica umuntu mani bakabona bamusize ibintu ndi kugusaba uri kumva birenze uri kumva birenze birarenze se kuki wowe utabyikorera wowe kuki utabyikorera ngo nice umuntu wanyumvishe mani fata telefone yawe mbe byarumbwiye fata genda va hano ukayica umuntu genda mva fi ndavuze ngo mvira ahangaha genda ntabwo ngiye kurangira kurangira natwe kakicaye umva se ibintu namusabye urabikora cyangwa ntabikora urabikora ni ukwicana se birimo kandi urabikora cyangwa ntabyukora murangize yego murangiza cyangwa urabikora yandikira icyuma mubwire sibyo kamubwire nyine mbwira urabikora nyine buretse manza woroshye umanura icyuma nyine kirambika ndabyizera gute se buretse ari kuzana wenda nicyo nzifashisha ndetse n'icyo azana kabiri kangaho ubona n'icumu ntabyo nzakora ngaho nyegera urebe nanjye nyigutera nyegera ngaho genda mva n'ubundi nta kintu wari umariye wowe kanjye kwirebera piyo ndabizi azabinkorera akibwaho muraho yemwe
aba hano muri aho Yego. uraho beti Amakuru ni meza arakomeye. ni meza gahoro Yagenze ute? none si Deborah wanjye ntawageze muri uru rugo Deborah. Deborah ntawageze hano. ko nta handi ajya arara siko buriya namubuze nkagira ngo ari hano Wasanga yagiye muri ba bashuti be. buriya si ibi bintu nibyo imba nicaye ariko ntago nicaye ngiye gukomeza mushake buriya nta mahoro mfite Ese wamubuze koko? namubuze pe kuva nimugora ubu reba ijoro mbyutse ubwo narinzi ngo ari hano Ariko kubyara kw'iki gihe mana koko. wahora kubyara abakobwa akira Nta kundi ni ukurumbya none. Ewe, Nta kundi sawa byagenda. Sawa n'umubona urampamagara ubimbwire. nyishyira ishyari nyishyira akajisho nshyire amarenga ishyari directed by mpagaze ku muhanda manini hepfo iwanjye ndagushaka bya danje ndagushaka mba ngwino mani ngwino tubonane ngiye mufite diri kandi ni diri irimo ibiceri bya danje wevayo tuvugane kabisa ntunindire kabisa ngwino wowe wumva ibyo nkubwire deni urongera uhita ugenda ntabwo ngutinza banguka tu ntaribi mani we tuza nyizera si wowe bizi ko najya ngutemera sawa ntaribi Imeze fresh uri kunshaka ndi gushaka amana ngaho mbwira mva nyine hari ibyo nshaka dupanga kandi diri iri seriye si ubizi ko ngiye nkorera imbere se uri seriye njye mwizere ndi seriye ngiye piyo ngiye mba ndi seriye nze nkwereke uwo mubebe uramuzi se kandi abe neza Deborah Deborah nyine uri kujya nk'aho atari we dukukorera ngaho mbwira rero nshaka ko uyu mubebe mba nakiri kumubona mani mundangiriza tu ushaka ngo uhite mukurangiriza ahubwo iyo diro iracamo cyangwa wapi haje semo no kwica se kanyumvira mbese uri kumva kumurangiza ko ndi kuvuga ariko we tuza mani we nkorera diro wowe icyo mbaza ni gutya angahe urashaka angahe we ntugira ikibazo cyo kumbwira ngo amafaranga ufite miliyoni imwe se nawe ntugakabye mani ufite miliyoni imwe zituvugane kabisa nzaguhereza umutwe we mba nkubwira njyewe ndaguha 300 ariko cyane ayo 300 ntabwo byamwe ariko Fina ubundi uzura umukobwa ushaka kurangiza uzi ko ari umwishywa wanjye buriya sibyo birandeba njye ndi bukwishuri hari ikintu ukamereza utwo dufaranga tw'ubusabusa uri kumva 300 atari make ntabwo nabikora twumvikane sibyo ibintu tubyoroshye wese ni amafaranga afatika ukoreye diri ako kantu njyewe desi 500 yeah. ok 500 uri tayari njyewe ubwo mbwira wowe uri tayari 500 ntari kamba rero nkubwire sibyo diro niyo usanga kwa mwa trosa ndetse ndazwa diro wayisoje diro nayisoje uzi ko ngiye nkorera imbere se Rehema iyo telefone iri gusana ntabwo ari iyanjye sinari nanayumvishe pe
yimpereza ndaho umuntu uri kumpamagara wandebera se ukareba umuntu uri kumpamagara uwo ari we ndabona ari piyo mumpereze akira sawa ni piyo wanjye kitabe hano yaraje gukoragura sibyo hari inkuru mfite kubyumva yuko ishiri wawe ufite gahunda yo kumwica kandi bahari mujamukira bose kuzugura n'ibyo bishoboka bite birabeshya mwana wapi kabisa suko yabona blague se ntabwo ari blague ariko ndi kukubwira biri seriye none ushatse kugira ngo tubikore rero ngenda shaka wowe nkupaniki sibyo womereza kamiliyoni njye mfite amakuru neza ko muri gabanya 500 Gerasa ni soprage brother. Uzu miliyoni ziguye kugira ngo bigendeye. Uzamenya mari 10 bama kabisa. Izo ni za prage za nana. Ntabwo ari prage mwana. Wa miliyoni cyane. Ayimara gacupa ejo uzasanga nyine bamugoto. Nuko nanjye mubereye marume ariko uramuzi. Nanjye mbyumva gutyo mwana ntabwo nize niba utabizi niba utazi n'umuntu ugiye kumwica wumva waza ukumbwira iki naribi mwana rwose ntabwo ntacyo yaba ndabizi mwana ujya ugabanya prage kabisa noneho urahagurutse uragiye kare kuno nakishura na sino Nezata abakobwa uragarutse ya niyo sigaye ari nsuzanye sigaye narabaye agakobwa Biko handi guseka abasisi kandi bikwijyana nk'abana kinuzi igiki bareba ngo mukira mukobwa bwa mbere nza hano nakubwiye iki Ejya hino Birzano ntabwo mbwiye ngo dusuze Ejya hino nkubwire wowe ndi kurebana nawe gutya Shanga hano nsanze wacu umukorikoze uko wavuye kugera hano byo bakunaniye Ejya hino Kimwe tuvugana Ndabyanze nakubwiye Wambwiye ngo iki ubujajwa bwawe ndakwiyamye niyo wari wowe inibi byo nakubwiye gukora byarakunaniye ntabwo wagomba kugenda ubunze utugambo uvuga nabibwiye nde ndakuvuna ariko wigize umunyamahane ku ngufu asefi wabaye ukira wari umwana mwiza ubu byakugendekeye bite reka nsura usigaye no kuba mubi pe sigenda kora nkaho wabaye mubi uyu munwa wawe nzawutwika wabaye mubi twikoso wanjye mutwike unkwereke uyibone kugenda uvuga ntabwo nkeneye kuvugana nawe amagambo menshi ndekura handi ni wacu nkumva ushwanyaguza nde cyangwa ubu mbona ukabona uri unsomba ukajya ngo tushibane uri kujya ariko se wande ntabwo ndarangiza kuvugana nawe umenyera urumva ntabwo ndarangiza kuvugana nawe vuga ibyo uvuga vuga nguteza amatwi ko nakagasuzuma nguteza amatwi ukabona igisi cyo kwiba wawe wirirwa kicanye gashaka kwicana gusa uri kugira ngo sabe ko gucagana neza nganyicaze uranyica unjye uramaze manca umaze kunera umujinya gareka twimvanamo imbaraga tureba njye nawe ushaka kunyica sema wishe bangahe cyangwa uri mwicanyi nkaba nabizi cyazo uri inshuti hejuru y'agahungu kadafite kangahe kagashaka ushaka guhitana ubuzima bw'abandi ndumva waranje kuvuga ubusa ubu gisigaye nuko nakwigendera kuko ibyo bintu ayo magambo uri kumbwira ahantu yamfasha mfite byinshi byo gukora And heroes fall through the haze. Yes, way, Jesus, mana we, Jesus, mana we, murumuna wanje abayikiwe, mana we,